Dutangiranye hano n'umukobwa ufite ururimi rudasanzwe. Ushobora kwibaza ngo ibi byose byari byatewe n'iki? Reba ino filime uyirangize uri buze gusobanukirwa buri kimwe cyose. Dutangiranye n'uriya mukobwa twabonaga mu kanya afite ururimi runini cyane. Sheri wari kumwambika igikomo hano, ariko arimo amwambika kiriya gikomo, umukobwa hari ikirimi cyahise kizamuka ngaha ku munwa we. Witegereze urebe, uyu musore akomeza kukimwambika amubwira ati aka gakomo rwose ni keza, aka gakomo naragiye njya kukagurira hanze, abantu baragakunze benshi bari kukarwanira. Uyu mukobwa navuga ati mon bebe, erega ndagukunda wowe, uba wandebeye ibintu bihenze kandi uba wanandebeye ibintu bimbereye, ibintu rwose nishimiye, nanjye ndi kukwishimira. Ariko uno mukobwa yakwireba muri telefone muri screen akabona wameze neza, ariko twe twaba turi kumureba. Witegereze neza umunwa we, hari ikirimi cyajeho, n'inka ntabwo igira ururimi rungana kuriya, ni ururimi runini cyane. Ubwo bidatinze arangije aravuga ati byibuze aka karambereye, aka rwose ndi kukabona neza. Uyu musore nawe aravuga ati bebe rwose ugira akazi keza, kandi ndagusengera nizere ko akazi bari buze kukaguha. Uyu mukobwa ngo yari agiye gusaba akazi, hari kampani yari agiye kwaka akazi. Ni umusore bahoze yibigana, yari amuhamagaye amubwiye ati ngwino sigaye mfite kampani bampayemo akazi, ndi manager, ngwino nguhema akazi. Uyu mukobwa arangije aravuga ati oya nta kibazo rega, nawe uze gusigara amahoro. Ndetse uyu mukobwa yarabanye neza na sheri we, bari bishimiranye. Ahubwo ushobora kwibaza ati ni kubera iki uno musore akimara kwambika uyu mukobwa kano gakomo ko mu ijosi, uyu mukobwa yahise azana ruriya rurimi? Ni ukubera iki? Witegereze urebe, uyu mukobwa nk'ibisanzwe yagombaga kumusezera. Bari bamaze igihe kitari kinini cyane, ni agahe gatoya bari bamaze bakundanye, ariko uno musore yatangiye kumukunda cyane, kumukunda ku kigero cyo hejuru, handi yatekerezaga ko no kuba wamwegera bishobora kuba byaba ikibazo. Yifuzaga ko uriya mukobwa yagendana n'abakobwa gusa, ariko ibintu byo kwegerana n'abahungu uyu musore yararakaraga cyane iyo yabonaga hari umuhungu begeranye. Arangije aramwitegereza, sheri wanjye agiye gusaba akazi, agiye kugasaba umusore biganye. Nta kibazo. Uyu musore ntabwo yigeze abitindaho cyane, yakomeje kumureba sheri wari kurenga, biranamushimisha rwose. Umuntu wese nyine ukunda, igihe cyose uri kumureba biba bikunejeje kandi biba binagushimishije. Ariko nanone uyu mukobwa nawe yakomeje urugendo. Mu rugendo rw'aranga aravuga ati gusa ko ndi kumva ntasanzwe. Ubundi wumva ukuntu umukobwa yatangiye kwibaza, ndi kumva ntasanzwe muri jyewe, ndi kumva hari ibintu bidasanzwe biri kumbaho, ibi byose biri guterwa n'iki? Ariko nta kibazo, ni ikigaragaza cyo ariko se oya nanone ndi kumva umunwa wanjye usa nkaho wabaye muremure, ndi kumva asa nkaho ameze ukuntu arimo agenda. Hari umusore bahuye aramubwira ati muko, icyo ni igiki? Icyo kirimi ufite aho ngaho cyatewe n'iki? Ni kuteye cyangwa umukobwa yikozeho yumva nta rurimi afite, arangije avuga ati ariko si ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ndi kubisobanukirwa, urwo rurimi uri kuvuga ruri hehe? Umukobwa yakwikoraho ntagire ururimi abona, kandi umuntu uri kumureba we akarureba akarubona. Wa musore yahise yirukanka aravuga ati nyagasani, iri ni igini uko biri kose, reka nirukane nkemunge. Yahise avuga ati iri ni igini. Ibyacu bidatinze hari mugenzi we biganaga ahangaha rwose, ari mu modoka, asigaye akeye, asigaye ari manager wa kampani irenze. Ni nawe wari wamuhamagaye ngo aze nyine ajye kumurangiramo akazi. Yari ahagaze ahangaha amutegereje, ari kuvugana n'abakozi ababwira ati ujya bwira uwo nguwo ukora aho ngaho kuri biro, nyine aho ngaho ku biro byanjye twegeranye, umubwire ko ibintu byose yakora, dokima zose ndibuze kuzisanga muri office yanjye, nze gusanga yazishyizemo, kubera yuko ejo bundi vuba ahangaha CEO azaza nawe, kandi akeneye kubona dokima zose zuzuye, tumwereka plan y'ukuntu ibintu byose bimeze. Rero byaba byiza mubisoje. Ngo bari kuvugana, aramubwira ati ntari bindaje mbimubwire mu minota mike cyane, ahubwo nanjye ndaza kuba ngarutse nuko hari umukozi mushya ugiye kuza muri kampani yacu, nari ntegerereje ahangaha, ariko nawe mu kanya gataraje kubaje. Ibyo bidatinze yahise amukupa, aribaza se uyu mukobwa ari he? Uyu mukobwa ko yatinze. Uko yari ari kubyibaza, umukobwa nawe yari hafi aho ngaho yari ahageze. Ubwo uyu mukobwa yaje yirukanka nyine yishimiye nk'umuntu biganye, umusore ahita asubira inyuma arirukanka. Cya kinimi cyahise cyongera kiraza, umusore yarirukase aravuga ati muko, atuze ukuntu uri gusa muri aka kanya, ntabwo warebye ururimi ufite? Uyu mukobwa aravuga ati wiki, ibyo se ushatse kuvuga ahubwo we n'ibiki? Umukobwa yirebye, we nta kintu ari kubona, yanikoraho akumva rwose umunwa we n'usanzwe, nta kintu bari kuvuga ngo kirimi ngo iki, wapi, nta kintu ari kubona.
akavuga ati ese ururimi uri kuvuga ruri hehe, ariko twe turi kurureba. Uyu musore aravuga ati nta muntu wakwegera, ati ubanza wowe uri n'igina ahubwo. Uyu aravuga ati ariko mwana ntabwo unzi koko, ubu koko muri akanya urandeba ubona rwose mpindutse igini muri uyu munota, kandi njye ndi kumva ndi muzima nta kibazo. Umusore aravuga ati umva rwose byaba byiza umviye iruhande ukagenda ntunanyegera, ahubwo ngewe gahunda zanjye nawe ntazo muri aka kanya. Uyu mukobwa aravuga ati ariko ibyo bintu uri kumbwira mwana wanansuhuje, ibyo bintu ntabyo utumva, reba icyo kirimi cyawe utakinkozaho mwana, utakinkozaho, njye ntabwo njya avugana n'abakobwa b'amagini. Ati cyangwa nawe wagiye mu Illuminati, nawe wagiye muri ba bantu bajya kwa Satani, uzi ukuntu uri gusa muri aka kanya. Uyu mukobwa agira ubwoba, si umuntu wa mbere ubimubwiye, twabonye n'undi wabimubwiye, ariko we yarahabutse agira ubwoba. Aravuga ati please wansuhuje, ariko kubona ko ntacyo mbaye wansuhuje. Umusore arirukanka, umusore ava hafi aho ngaho arirukanka. Uyu mukobwa yakomeje urugendo, agenda yibaza se niki kiri kumbaho ubundi, urwo rurimi bari kuvuga nta ruhari ku munwa wanjye, kandi ikindi nanirebye muri screen ya phone yanjye nta kintu nigeze mbona. Aba bantu bari kumbona gute? Iki ni cya gihe uzajya kubona ukabona nk'umuntu arirukase kuko abantu bose bari kumureba bakamubonamo nk'umusazi. Yahuye n'undi mugabo aravuga ati muko wirebye mu kirori, ati uzi ukuntu umeze? Umukobwa aravuga ati none se nabaye iki? Ati mana yanjye ntabwo bishoboka, igini ryuzuye, uzi ukuntu umeze muri aka kanya? Ese niko wavutse se? Ko nzi ko nkuzi na mbere hose utameze gutyo, byatewe n'iki? Abantu bose muri quartier bari kumugeraho bakabona nta gasanzwe, bakabona rwose ururimi rwe hari ukundi kuntu ruteye. Uyatkomeza kwikora avuga ati ndapfuye noneho, hasi ibi bintu bari kumvugaho noneho ni ibiki? Ahangaha wanagira ubwoba ukagira n'impungenge. Arangira avuga ati umva mugabo rwose ndakwisabye wikomeza kuntuka. Uyu aravuga ati ntawe ndi kugutuka, ndi kukubwira ukuri, kandi ntabwo uri buze kubura n'undi muntu ubikubwire, rega njye ndi kukubwira ibyo ndi kureba. Umukobwa aravuga ati none uri kubona rumeze rute? Uyu aravuga ati menyera ibyawe uramenye, wanasanga ari umutego nanjye nkaba nabigenderamo, genda wimenyere gahunda zawe. Umukobwa yakomeje urugendo. Ahangaha hari umufureri wari uvuye mu masengesho arimo arataha. Witegereze urebe yaravuye kuri kiliziya, yaravuye mu masengesho ya nimugoroba, ariko nanone ageze ahangaha wa mukobwa nawe yakomeje urugendo. Umugoroba uragera, wa mufureri yahise yikanga asubira inyuma. Mu gusubira inyuma uyu mukobwa aravuga ati nyakubahwa se bigenze bite ko wikanze cyane? Uyu mukobwa yarahabutse ahita ahagarara ahangaha, nawe aravuga ati ndapfuye. Uyu mufureri bitewe n'ibintu nawe yabonye yatangiye kwibaza, ahita akora no ku kimenyetso cy'umusaraba byihuse. Arangije ariko se uno mukobwa niki kiri kujya mbere? Aravuga ati mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ngewe ibintu mbonye muri aka kanya rwose ni ibibazo pe. Uyu mufureri nawe yarikanze, aravuga ati umva muko, reka nkubwire rero ukuntu umeze muri aka kanya, nagira nkubwire ko isura yawe ntago isanzwe, kandi nagira nkubwire ko sinanjye wa mbere ubikubwiye, sibyo? Ati cyane rwose. Rero impamvu abantu bose bari kubikubwira ntago bari kukubeshya, ibyo bari kukubwira ni ukuri. Ati ariko nanone hari impamvu iri kubitera. Kubera iki umeze gutyo ubundi? Uyu mufureri yabyibajijeho. Umukobwa nawe aramubwira ati ariko nanjye simbizi, ngewe ibyo bintu ndi no kubireba simbimenye. Uyu mufureri arangije aramubaza ati ufite boyfriend, ufite umugabo, cyangwa nyine ni boyfriend waho ngaho gutyo gusa mukundana? Wa mukobwa aramubwira ati ndamufite rwose boyfriend, amba hafi tuba turi kumwe. Uyananije aravuga ati ariko hari ikintu kimwe utaziranyeho nawe, wari uzi ko ukuntu ubana n'uriya boyfriend wawe ntago ujya utuma na rimwe akwizera, ntago ujya umwereka ikimenyetso cyatuma kwizera. N'ikimenyimenyi wabimenyera kuri uwo mukufi wambaye mu ijosi, cyangwa se ako gakomo wambaye mu ijosi. Uyananije aravuga ati aka gakomo rero ni aka boyfriend wanjye nyine yanguriye kubera kwa nkunda, ndetse nyine yakanzaniye yanagatumije hanze, nako yanguriye rwose nta kibazo. Ati aka ngaka nyine ni keza nakishimiye cyane. Ariko wa mufurere aramubwira ati rero ako gakomo boyfriend wawe yakwambitse, ako gakomo ntago ari akuko nyine yumva ko yakaguye kugira ngo kagushimishe, ahubwo bitewe n'ukuntu akubonana n'abahungu kenshi, bitewe n'ukuntu ukunze kuba uri kumwe n'abahungu, ndetse n'uriya muhungu mwari mugiye guhura ngo agiye kuguha akazi, wagira ngo uno mufurere yarabibonekewe. Arangije arabimubwira ati niyo mpamvu rero yahisemo kukugurira icyo gikomo cyo mu ijosi, kugira ngo abasore muzayamuhura bajye babona uri mubi, ntihagire umusore n'umwe ugukunda,
hanyuma rero akwiharire kubera ko yatekerezaga ko ushobora kuzamuca inyuma. Nyagasani wumve neza ati uriya musore yabikoze kugira ngo arinde uno mukobwa ko hari abandi basore bamureba ngo babone ubwiza bwe babe batekereza kuba bamutereta. Rero niyo mpamvu ngo uriya musore yabikoze byose kwari ukugira ngo azitire abo basore bose. Nyagasani wumve neza. Ndetse uno mukobwa arangije avuga ati ubwo se sheri wanjye yaba yarabinkoze gute? Ndetse Frere aramubwira ati fata icyo gikomo niba ugira ngo ndikukubeshya niwarangiza ugikuremo, niwamara kugikuramo uraza kwirebera, kandi nagira nkubwize ukuri ko sheri wawe ntabwo yizera ko umukunda wenyine, atekereza ko ushobora kuba umuca inyuma, atekereza ko ushobora kuba ufite n'abandi basore mukundana. Ati rero mu buryo bwo kugira ngo ubyirinde ibyo byose, fata icyo gikomo cyo mu ijosi ugikuremo yakuguriye, niwamara kugikuramo ukijyane usubire mu rugo, niwamara kugera mu rugo ukimuhereza umubwire ko wamenye ukuri kose, umubwire ko uri umwizerwa kuri we, umubwire ko nta mpamvu yo kugukemanga, umubwire ko utamuca inyuma, umubwire byose wivuye inyuma. Ndetse unamubwire ko wamenye ko icyo gikomo yakiguhaye kubera izo mpamvu zo kugira ngo abe yakurinda abandi basore, ariko umubwize ukuri, umubwire ko utamuca inyuma. Sasa hari abasore bagira ubwoba akavuga ati bitewe n'ukuntu girlfriend wanjye mukunda, bitewe n'ukuntu mwiyumvamo cyane, mba numva nta wundi musore wagakwiriye kuba ari kumwe nawe. Hari abantu bafuha cyane, rero abo bafuha cyane ni nabo baba ngaba bafata imyanzuro yo kuvuga ati sheri wanjye reka mugire gutya abandi bajye babona ari mubi, ariko ngiye ni namureba mubonemo ubwiza, ariko abandi baramutse bamubonyemo ubwiza hari abashobora kuza bandusha amafaranga bakaba bamuntwara, ariko igihe bazaba bamureba bakabona ni umukobwa udasanzwe, bakabona ni mubi, icyo gihe ntawe uzamutinyuka. Rero uyu musore wateretaga uno mukobwa nawe nibwo buryo yabikozemo. Uno mufrere aramubwira ati kuramo icyo gikomo gikuremo. Uyu mukobwa arangije aramwumvira agikuramo, ndetse mu kumara kugikuramo ikigaragara cyo n'ubundi rura rurimi uno mukobwa yari afite n'ubundi rwose kuba yararufite byaterwaga na kino gikomo, bitewe n'ibintu uriya musore nyine yagiye gushirishamo kugira ngo uno mukobwa atazajya aba mwiza. Cya gikomo akimara kugikuramo umukobwa yahise yongera aba mwiza, asubirana bwa bwiza bwe buri naturel. Arangije aravuga ati okay, sureba none ukuntu bimeze, rero niwagenda ukabikora nk'uko nabikubwiye ndizera neza ko rwose biri buze kugenda neza, kandi umusobanurire wivuye inyuma, ndabizi ko nawe umukunda, umusobanurire wivuye inyuma rwose. Kandi nagira nkubwire ngo ntuzigere na rimwe utuma sheri wayongera kugukeka, ntuzigere na rimwe ukora ibintu nk'ibyo. Ati kandi Imana ibaho umugisha mwembi, sawa murabeho ujyane amahoro y'Imana. Niko uno mufrere yamubwiye, aramubwira ati wiyiteho, wite no kuri sheri wawe, ibyo bintu ntibizongere kubaho ukundi, ntuzigere wongera gutuma na rimwe sheri wawe agukemanga. Buriya nyine hari abakobwa bakunze kuba bari kumwe n'abahungu, ugasanga rwose igihe cyose bari kumwe n'abahungu, umenye ko uwo musore mukundana ushobora gusanga ari wa musore ufuha cyane, nubwo atabikubwira we akaba yakwifatira indi myanzuro. Buriya n'abantu batinya kubwira abasheri babo ati buriya rero iyo mbona uri kumwe n'uriya muntu mba numve ifuhe ryandenze, mwirinde. Ariko si wabuze umuntu guhura n'undi. Uyu mufrere arangije atakora no ku kimenyetso cy'umusaraba avuga ati ujyane amahoro ya Nyagasani, kandi ibintu byanyu byose Imana ibijyemo, urugo rwanyu muzarwubake ruhame, urugo rwanyu muzarwubake rukomeye. Tugaruka ahangaha kuri wa musore aracyari ahangaha ari kuvugira kuri telefone rwose, ahangaha ibintu ni amahoro. Gusa icyo atazi nuko sheri we yamaze kuvumbura ko uno musore yamuhaye igikomo kirimo ibindi bintu nyine by'imitsindo runaka bishobora gutuma uriya mukobwa ataba mwiza ku bandi basore. Ndetse icyo atazi nuko bamuvumbuye, kandi twabonye umukobwa ari mu nzira ari kugaruka hano mu rugo kugira ngo abe yamubwiza ukuri, amubwire ko atazigera na rimwe amuca inyuma. Akiri aho ngaho ajya kubona ubu umukobwa arahageze, ahita abwira uwo bari kuvugana ati bumpaye akanya, nyuma y'iminota mike cyane ndaza guhita nguhamagara, ntari bituraza gukomereza aho twari tugejeje. Arangije yitegereza sheri we arangije ageze ahangaha aravuga ati ariko iyo mukomeza mukanavugana mugasoza nta kibazo, njye nari kwihangana. Gusa uno mukobwa ntabwo yishimye muri aka kanya, ndetse bitewe n'ibintu sheri we yamukoreye yumiwe. Arangije aramubaza ati none se kugarutse ahangaha? Uyu mukobwa aravuga ati ikingaruye ni ibi ngibi, iki gikomo cyawe nicyo kingaruye ahangaha muri aka kanya. Umusore aramubaza ati kubera iki wagikuyemo se, kandi wavuye ahangaha nkikwambitse byatewe n'iki? Aka gakomo urabizi nakakuguriye ugashaka, rwose n'agakomo nagiye nkatoranya nkakakuzanira. Uyu mukobwa arangije aravuga ati ntabwo ndanga ku zindi mpamvu zihambaye, ariko nari ndanga kugira ngo nze nkubwire ko rwose wibeshye, njyewe ndagukunda kandi gukunda uri umwe. Ikindi kandi
mba numva nta wundi muntu nakunda muri iyi si. Uyu musore avuga ati ibyo bintu uri kuvuga se ubwo bishatse gusobanura iki? Ndabizi ko nkunda kandi nanjye ndagukunda urabizi, ariko nanone ntabwo ari byo byaba bitumye ugaruka muri aka kanya. Uyarangije avuga ati please unyumve neza kandi wumve neza amagambo ngiye kukubwira. Ni ukuvuga ati namaze kumenya ko iki gikome hari ibintu washyizemo akiri igikomo cyawe, hari ibintu washyizemo bituma abandi basore bose babona ndi mubi, bituma abandi basore bose bambona nabi. Ubwo narindi kugenda abantu bose bazaga bambwira ngo ufite ururimi rudasanzwe, ngo nteye nk'inyamaswa. Rero ufata kano kantu kawe, ntabwo ari uko nkagusubije kubera ko nkwanze, ntabwo ari uko nkagusubije kubera ku zindi mpamvu, ariko ngewe icyo nshaka kwizaza muri aka kanya kandi nshaka no kugusezeranya. Nashaka kugusezeranya ko ibintu wakoze rwose byo kugira ngo nyine ube wamfata sinzagere n'undi muntu dukundana, genda gusezeranya ko nta wundi muntu tuzakundana, ndagusezeranya ko ari wowe nkunda gusa, kandi ndagusezeranya ko ari nawe tuzabana. Twabanye nta kintu dufite, none ubwo ibintu bitangiye kugenda biza, uri kumva ko ari iki cyatuma nkureka nkaba nasanga abandi basore. Erega urashoboye kandi urimo n'umusore mwiza, uri umusore mwiza ufite byose nkeneye, ufite n'urukundo. Rero nta mpamvu n'imwe yatuma nkureka ngo mbe nasanga abandi. Rero fata uno mukufi wawe rwose, najya nkubwire ko ibintu ukemanga nyine ko kubutekereza ko nakundana n'abandi, ibyo bintu ntabwo bizigera bibaho, ntabwo bizigera bibaho ukundi. Uyu musore yarabyumvise, yumva koko sheri we ni umuntu ufite umutima wo kumukunda, ni umuntu ufite umutima wo kubaka urukundo. Hari ababimenye hanga gatavuga ati uriya ni umurozi ntabwo nabana nawe, ariko no mukobwa we yaravuze ati kubw'urukundo nkunda niba ari nabyo byatumye akora ibi byose, reka mwereke ko nta nabikora nanjye, mwereke ko nta muca inyuma. Uyu musore arangije aravuga ati ariko nawe urabizi ko ngukunda, kandi igihe nkishi nyine inshuro nyinshi nkunze kukubona uri kumwe n'abasore, muri kumwe mugendana aho ugiye gukora, mukaba muri kumwe. Rero ngiye mbafite impungenge ko umunsi umwe nzakubura, kandi kuvaho namenyeye ubwenge niwe muntu wenyine nigeze kuba nakunda, niwe muntu wenyine nakunze nkumva unyuze umutima wanjye. Rero njye ntekereza igihe waba udahari uko naba mbayeho, nkumva nyine nta gisubizo nabona. Niyo mpamvu yanteye kuba najya gukora ibyo byose nabikoze atari uko nkwanze, nabikoze atari ukubera ubundi bugome buri inyuma y'ibyo byose, ahubwo nabikoze kubera ko nagukundaga, kandi nabikoze kubw'uko nashakaga kwifuza ko nyine njyewe nawe twagumana, njyewe nawe twazagumana iby'ibihe byose, ntuzigere umva iruhande. Niyo mpamvu nabikoze byose kugira ngo abandi batazaba babona ubwiza bwawe. Uyarangije aramubwira ati erega ndabizi ko nkunda cyane, kandi nanjye nkuko nabikubwiye nta wundi muntu nakunda, nanjye nkunda wowe gusa. Uyu musore avuga ati ngiye biba binteye impungenge gusa cyane iyo nkubona uri kumwe n'abari abasore. Rwose ngiye ngira impungenge nkavuga ati buriya n'igihe gishobora kuzagera nkashiduka bagutwaye nkazashiduka waragiye. Uyu aravuga ati ariko humura ngiye ntabwo nashukwa, ndi umuntu mukuru kandi ndi umuntu wagukunze, nzi icyo ngukundiye. Rero icyo nagukundiye nuko nabonaga nta wundi muntu ugifite, nkabona ni wowe wenyine ugifite. Rero wowe wundi nashaka sinzi icyo naba ndi kumushakira, naba mushaka ngo amarire iki se kandi ngufite? Si byo rukundo rwanjye? Nta wundi muntu nzakunda, nta wundi muntu nzanareba ngo mubonemo ubwiza nk'ubwo nkubonamo, nta n'undi muntu uteye nkawe muri iyi si. Uri umwe ku mubumbe ndetse urihariye, ufite imyitwarire rwose nkubonaho ntabona ku bandi. Uko witwara ntabwo bisanzwe kuri jyewe. Uyu mukobwa yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo abe yakumvisha uno musore ko atamuca inyuma, kugira ngo abe yamwumvisha ko atazigera akora nk'ibyo uno musore yatekerezaga ko yakora. Umukobwa agiye no guca bugufi, uyu musore aramuhagurutsa, arangije aravuga ati basi reka mfukame ubone ko ngukunda bya nyabyo, nakora buri kimwe cyose ku bwawe. Umukobwa niyo magambo yavuze. Uyu musore nawe aramubwira ati nta mpamvu yo gupfukamirega, ati nta mpamvu yo gupfukama. Uyu mukobwa aravuga ati nose basi nzakora iki nyine kikwereka ko ngukunda, kikwereka ko nta wundi muntu nakunda, nyine unyizere ujye wumva utuje, umutima wawe uri hamwe, utazongera kuba watekereza ibintu nk'ibi ngibi. Uyu musore aravuga ati rwose ndakubwiza ukuri ko ngiye guhinduka, ntabwo nzongera kubitekerezaho ukundi, ni impungenge nabanje kugira, ariko ndakubwiza ukuri ko guhera ubu ngubu izo mpungenge zose ziraza gushira. Uyu aravuga ati fata umutima wawe usubize mu gitereko, wumve ko mpari, wumve ko ibyo nkora byose mba ndi guhiga, mpigira abana bacu tuzabyara, mpigira urugo rwacu.
uyu musore avuga ati nyine ngewe nakomeje kugira ikibazo ariko birahinduka, nkajya nkabona bari abasore baraguhamagaye ngo genda bakurangira akazi, kandi bari abasore bafite amamodoka, bafite buri kimwe cyose, ngewe nta kintu gihambaye nyine mfite, nubwo mfite inzu nkaba mfite n'utundi duke, ariko nta gihambaye mfite, nabonye nakoresha ubwo buryo, kandi umutima wanjye ntawe ushaka kuzawubabaza, watewe indobo. uyu aravuga ati ibyo bintu ndakwingiza bireke rwose, bireke, nawe urabizi ko ntabikora. Ati sinshobora kukwanga na rimwe, ubu se nakwanga nkabo wande? Nakwanga nkabo wande koko? Ngize ukuri nawe ni wowe wenyine urisa muri iyi si, rero ntuzongere na rimwe gutekereza ko naguca inyuma ngo ube wakongera gutekereza ibintu nk'ibyo, sibyo baby? Ati cyane rwose nabyemeye, ntabwo uzongera kubitekereza, nahindutse, kandi umbabarire nanjye nyine kuba naguteye urubwa abantu bakakubona gutyo. Uyu nawe aravuga ati oye, nta mpamvu yo gusaba imbabazi, erega imbabazi uba uzifite igihe cyose, imbabazi rwose uba uzifite, nta mpamvu yo kugira impungenge. Uyu mukobwa yahise amubwira ati baby, ndashaka kumuhobera muri aka kanya, niba koko wemeye ko utazongera kunkemanga, ugiye kumpa icyizere cyose, ukumva ko ntakora ibintu bibi. Ndetse aha ngaha niba ufite umusore mukundana cyangwa umukobwa mukundana, jya umwizera. Nawe mukobwa jya ugaragaza icyizere nyine, utuma umuntu akwizera, yakwizera se utamwijejeho. Ndabakunda cyane, duhure ubutaha, ni Nyazo Films zibagezaho. Ciao ciao.